Iyi ndwara ni nyinshi muri iyi si kandi zimaze kuba ibyorezo bikomeye cyane ku buryo bamwe hari indwara baba basobanukiwe, abandi zibateye ubwoba, abandi nabo bakaba batajya babyitaho ntibite ku kureba icyaba kizitera ndetse n'icyo bakora kugira ngo bazikumire. Indwara nyinshi rero hirya no hino ku isi urasanga ko zimaze kuyogoza benshi, kuyogoza ibihugu, kuyogoza imiryango ndetse kugeza ubwo bamwe bimaze kubihebesha. Hari zimwe rero zikomeye, hari n'izindi zoroheje, hari zimwe zizwi inkomoko yazo, izindi nazo zikaba zitazwi inkomoko yazo, izindi nazo bamwe bakaba batita ku bintu byo kuzikurikirana kugira ngo bagire byinshi bazimenyaho cyangwa se bamenye uko bazirinda ndetse n'uko bazikingira cyangwa se uko bazivura hakoreshejwe imiti yoroheje kandi y'umwimerere ushobora kubona hafi yawe. Isepfu ni imwe mu ndwara rero benshi badakunda kwitaho ariko hakaba na benshi nanone ibangamira kuko hari n'abayirwara ugasanga ibamazeho igihe kinini cyane, hari n'abo igera ubwo izahaza cyane kugeza ubwo ikubuza kurya, ikakubuza kunywa, ikakubuza guhumeka, ikakubuza kuvuga, ikakubuza gusinzira, mbese ugasanga ubuzima bwahagaze bitewe n'indwara y'isepfu. Indwara y'isepfu rero ikaba ishobora guterwa n'impamvu zitandukanye nyinshi turaza kubona kandi hakaba hari n'imiti myinshi nanone, hakaba hari imiti itandukanye y'ubwoko bunyuranye nanone dushobora kwitabaza kugira ngo twivure isepfu. Muri iki kiganiro tukaba turababwira imiti y'ubwoko butandukanye bugera muri 17 ushobora kwitabaza wivura isepfu. Ariko mbere ya byose turabanza tuvuge ku birebana n'isepfu nyir'ubwite kugira ngo iyi ndwara tuyisobanukirwe, tumenye byinshi kuri yo, turarebamo ndetse n'ibishobora kuyitera, ibishobora kuba intandaro zo kuba warwara isepfu, hanyuma noneho tujye no ku miti ndetse n'ibyo wakora kugira ngo uyirinde, wirinde kuba warwara isepfu. Gusepfura mu by'ukuri cyangwa se indwara y'isepfu ni ukwisimbiza kwa diaphragme. Diaphragme akaba ari akanyama kameze nk'umwenda gashashe mu nda, kakaba gatandukanya inyama zo mu nda ahagana hasi ndetse n'inyama zo hejuru mu gatuza, ako rero bita diaphragme. Iyo kisimbije noneho rero ugasanga gateje ibibazo, noneho umuntu agasepfura. Iyo rero usepfura humvikana urusaku rw'ijwi rudasanzwe, ahanini rero bikaba biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Gusepfura bikaba bishobora guterwa n'igaburo wafashe riremereye cyangwa se ukaba wafata igaburo ririmo ibirungo byinshi kandi bisharira, ubwo ni ukuvuga nk'urusenda ndetse n'ibindi bimeze nka rwo, cyangwa se nanone ukaba waba wafashwe n'isepfu bitewe n'uko waryanye ihubi noneho ukarya vuba vuba usa n'usiganwa, hanyuma noneho rero icyo nacyo kikaba cyagutera isepfu. Ikindi gishobora kugutera isepfu, ishobora kugufata igihe wamize ibyo kurya watapfunnye ukabimirana n'umwuka, hanyuma noneho umwuka wamara kuba mwinshi mu nda bikagutera gusepfura. Abandi ishobora gukunda gufata, ndavuga isepfu, ni babandi bakunda kurya shikarete cyangwa se chewing gum. Aba bantu rero bakunda kurya shikarete nabo bashobora kurwara indwara y'isepfu hato na hato, ubwo ndetse no mu miti turaza kubona cyangwa se mu kwirinda, mu nkingo zo kuba wakwirinda gukunda kurwara isepfu, turaza kubonamo ko muri uko kwirinda no kwirinda kurya shikarete cyangwa se chewing gum, abantu badashaka kurwara isepfu ibyo bakunda kubyirinda, bagomba kubyirinda. Abandi isepfu ikunda gufata ni abanywa ibinyobwa bita boisson gazeuse, bya binyobwa nyine byuzuza imyuka myinshi mu nda. Izi boisson gazeuse nazo ni mbi cyane ku bantu badashaka kurwara isepfu, biba byiza ko bazirinda. Cyangwa se nanone abantu bakunda kunywa ibisindisha, ibisindisha nabyo bishobora kugutera gusepfura. Gusepfura bishobora nanone guterwa n'uburwayi, uburwayi butandukanye, bikaba bishobora guterwa n'ibisebe byo mu muhogo cyangwa se bikaba byaterwa nanone n'ibisebe byo mu gifu cyangwa se ubundi burwayi bwo mu gifu. Uretse ko nanone bishobora guterwa, ndavuga gusepfura bishobora nanone no guterwa no kononekara kw'imitsi yumva cyangwa se utwumba two mu bwonko dushinzwe imikorere y'imyanya y'ubuhumekero, utwo natwo dushobora kwangirika tukononekara, hanyuma noneho ugakurizamo kuba warwara indwara y'isepfu. Isepfu ishobora nanone gukomoka ku mikorere mibi y'amara,
igihe inda yuzuyemo imyuka myinshi, noneho rero bikaba byayitera kubyimba, bigatera inda kubyimba, cyane cyane ku bantu b'abanywi b'inzoga, cyangwa se abantu bakunda kunywa ibintu bishyushye cyane, cyangwa se abanywa ibishariye cyane, maze bigakangura umubiri. Abo ngabo nabo bashobora kurwara isepfu. Ibindi bishobora gutera isepfu ni nk'ibintu bikangura imitsi yumva za nerfs cyangwa se nerves. Abo ngabo nabo bashobora kurwara isepfu bitewe n'ibyo bintu nyine bafashe bishobora gukangura imitsi yumva, cyangwa se abantu bakunda kunywa ibinyobwa bishyushye cyane cyangwa se bishariye cyane. Uretse ko hari n'abashobora kurwara isepfu nanone bitewe n'impyiko zabo ziri gukorana imbaraga nkeya, cyangwa se umudamu utwite nawe ashobora kurwara isepfu bitewe no gutwita, ndetse no kuba wabazwe ku nda. Abantu b'imbagwa nabo, abantu iyo bamaze kubagwa babazwe ku nda bigatuma imyuka myinshi yuzura mu nda, abo ngabo nabo bashobora kukurizamo gusepfura. Ikindi gishobora kuba intandaro y'indwara y'isepfu ni indwara zo mu nda, nk'indwara z'igifu ndetse n'indwara zo mu muhogo, cyangwa se indwara zo mu mara, cyangwa se indwara zibasira urwagashya n'umwijima, cyangwa se izibasira agasabo k'indurwe y'umwijima, ndetse n'ibindi n'ibindi. Isepfu kandi nanone ishobora gufata umuntu uri guseka cyane, cyangwa se uri kuvuga, cyangwa se nanone uri kurya ndetse no kunywa, by'umwihariko igihe uri kunywa ibinyobwa byahiye cyangwa se ibinyobwa bisembuye. Hakaba rero hari n'indi mpamvu nanone, hari indi mpamvu ishobora gukomoka ku miti yo kwa muganga, kuko imiti imwe n'imwe yo kwa muganga ushobora kuyinywa nanone ikaba yagutera isepfu. Ubwo harimo nk'imiti nyine iriya bita medicament de chimiothérapie, cyangwa se iyo bita benzodiazepine, cyangwa se za corticosteroide. Izo nazo zishobora kugutera isepfu, cyangwa se nanone ukaba wafashe ibyo bita barbiturique, cyangwa za morphine, cyangwa se imiti yo mu rwego bita anesthesique. Ni ukuvuga ya indi nyine bashobora kugutera bitewe n'ikinya nyine baguteye, ibinya. Ibyo binya rero baguteye nabyo bishobora kuba byagutera ibibazo, cyangwa se imiti ikora mu buryo bw'ibinya, cyangwa se gutuma uburibwe kwica uburibwe bw'umubiri. Ni ukuvuga nyine iriya miti yica uburibwe bw'umubiri, iyo nayo ishobora kugutera isepfu. Ibyo byose rero tumaze kurondora bikaba bishobora kukubera intandaro yo kuba warwara isepfu. Isepfu ubusanzwe ntirenza amasaha 48. Iyo irengeje amasaha 48, ubwo nyine iyo ngiyo iba igomba gutuma uyihangayikira cyane, ugashakisha n'uburyo wayivura mu buryo bwihuse, kuko iba yabaye chronique. Ubwo rero ugomba kwihutira kumenya icyayiguteye, noneho ukaba washakisha, ukaba wasanga wenda ari indwara runaka nk'ibisebe byo mu gifu bishobora kuyigutera. Ubwo rero icyo cyayiguteye kikaba kigomba gukurikiranirwa hafi kugira ngo kivurwe, hanyuma noneho n'isepfu ihagarare. Uyu mwanya rero noneho tukaba tugira ngo turebe n'ingaruka z'isepfu. Akenshi isepfu ntabwo ikunze kugira izindi ngaruka, by'umwihariko cyane cyane ya sepfu itakurambyeho, ya yindi itamara igihe kinini, ikaba ibangama gusa iyo igutinzeho. Ni ukuvuga iyo irengeje amasaha 48 cyangwa se iminsi 2, kuko icyo gihe iba ishobora kugutera kubabara cyane mu gatuza cyangwa se mu nda, kandi nanone icyo gihe ukaba ugomba gukenera imiti yo kuba yayikuvura, ari nayo turaza kubabwira imbere gato, kugira ngo nyine tubunganire. Isepfu rero ikaba ishobora gutera uburibwe igihe ihuriranye nuko wari ugiye kwinjiza umwuka, noneho ugasepfura wari ugiye kwinjiza n'umwuka. Icyo gihe isepfu ishobora kugutera uburibwe bukomeye cyane. Ni ukuvuga igihe wari ugiye kwinjiza umwuka uhumeka mu buryo busanzwe, ariko bigahurirana nuko usepfuye, nyine ibyo birababaza cyane cyane cyane. Abantu bafatwa n'isepfu ukaba ushobora gusepfura ukaba wageza ku nshuro 60 ku munota, by'umwihariko igihe uri gusepfura buri kanya, cyane cyane nyine nanone igihe yakurembeje. Ikindi twamenya cyihariye ni uko isepfu ishobora kuba ikimenyetso cy'uburwayi bwo mu gifu bworoheje cyangwa se ubukomeye, nk'ibisebe byo mu gifu, cyangwa se nanone ikaba yagutera no kuruka, nabyo birashoboka. Kandi nanone cyane cyane by'umwihariko iyo yahuriranye n'indwara zo mu gifu, niho usanga ishobora kugutera kuruka, cyangwa se indwara zo mu mara, ni ukuvuga indwara zo mu myanya y'igogora.
Iyo gusepfura birambye bishobora kukubuza gusinzira cyangwa se ukaba wahura n'umunaniro ukabije cyane cyangwa se ukabura uko urya, ukabura uko uhumeka ndetse ukabura uko ugira icyo ufata cy'ikinyobwa nanone, noneho ikaba yanagutera n'umuriro, maze ibyo byose bikaba byakuviramo impamvu cyangwa se bikaba byakubera intandaro yo kuba wananuka, ni ukuvuga gutakaza ibiro. Aho bigeze noneho mwemere dutere indi ntambwe, maze noneho tumenye uko dushobora kuvura isepfu twifashishije iyi miti y'ubwoko bugera muri 17, ubwo rero mubikurikirane neza. Umuti wa mbere w'isepfu ni uyu: banza winjize umwuka mwinshi ushoboka, uhumeke winjiza umwuka mwinshi ugeze aho ushobora kwihangana, mbese winjiza umwuka mwinshi cyane kugeza aho ushobora kwihanganira, hanyuma noneho nurangiza ufunge amazuru, ufunge n'akanwa, maze noneho rero wibuze guhumeka udasohoye wa mwuka, ni ukuvuga ngo umwuka uba wawinjije ukarekeraho, noneho rero ugafunga amazuru ndetse n'akanwa, nugera ahanyuma nanone ushobora kwihanganira urekure wa mwuka, urekura n'isepfu yamaze gukira bikaba birarangiye. Uwo ni umuti wa mbere. Umuti wa kabiri rero ni uguhumeka vuba vuba kandi cyane, ukabikorera mu isashe, ni ukuvuga ngo ufata isashe ukayishyira ku munwa, ukayifungisha amazuru akajyamo ndetse n'umwuka wo mu kanwa nawo ntubashe gusohoka, noneho ugafunga umunwa ndetse n'amazuru, maze ugahumeka vuba vuba uhumekera muri ya sashe uyifashe wayifungishije amazuru n'umunwa, ukayihumekeramo kandi ubikora vuba vuba cyane, icyo gihe nabyo bikiza isepfu. Umuti wa gatatu uvura isepfu ni ukunywa ikirahuri cy'amazi ukagotomera vuba vuba utaruhuka, ukabikora vuba ukaminura cya kirahuri ukayanywa ukayamara, icyo gihe nabyo uyarangiza isepfu yawe yamaze gukira. Kandi tunababwira ko iyi miti yose ntabwo ari ngombwa ngo uyikorere rimwe, ushobora gukoresha umwe muri yo ukaba wagukiza isepfu, cyangwa se bikaba ngombwa yakwanga gukira ukitabaza ubundi bwoko, ntabwo ari ngombwa ko imiti 17 yose uyikoreshereza icyarimwe, oya. Umuti wa kane wo kuvura isepfu ni uko ushobora kuba igihe ufite umukati urawurya ukawumira utawusomeje ikinyobwa, ugatapfuna ugahita umira mu buryo bwihuse cyane, nabyo bishobora kukuvura isepfu. Undi muti ni ugukanda mu irugu akanya gato, ukagumishaho intoki cyangwa se ikiganza, ubwo umurwayi aryama yubamye, hanyuma noneho ukamukanda mu irugu ukahatsikamira cyane, icyo gihe nabyo ukamara akanya gato cyane, icyo gihe nabyo bivura isepfu. Undi muti ni ukuvuga umuti wa gatandatu wo kuvura isepfu, ni ugushinga urutoki mu gihene cy'ijisho, ku ruhande rw'ijisho nyine mu gihene cyaryo, ariko noneho ukabikora gake gake kandi witonze wigengesereye kugira ngo utonona ijisho, utaryangiza, utarikanda cyane rikaba ryakononekara ugasigana none urirwaje uriteye kurwara. Urahakanda nabwo, hari igihe uhakanda ukarangiza kuhakanda akanya gato cyane, umunota umwe, hanyuma ukarangira uwo munota ukajya kurangira isepfu yamaze guhagarara. Umuti wa karindwi wo kuvura isepfu ni ugukandisha intoki cyangwa se ikiganza mu kameme, ukahatsikamira akanya gato kagera ku munota, nabwo isepfu iyo itari akarande ihita ikira. Umuti wa 8 ushobora kukuvura isepfu, niba ari mugenzi wawe wafashwe n'isepfu kandi ukaba ari wa wundi wisanzuyeho mu buryo buhagije, shakisha uko wamukinisha, umurangaze gatoya, umurangarize mu bindi bintu bitandukanye n'ibyo yari arimo, cyangwa se ugerageze kumusetsa mu buryo butunguranye cyane. Ubwo ni nko kuba wamukirigita umutunguye kugira ngo aseke, cyangwa se umurangaze mu bindi bintu, ukaba wamwereka nk'ibintu birangaza cyane, ukamubwira uti reba hariya hantu, reba biriya bintu biri kubera hariya, yanakubwira ati ntabwo mbibona, ukamubwira uti wowe ureba ute, reba biriya bintu, reba biriya bintu birasekeje cyane, biriya bintu biratangaje, reba, cyangwa biteye ubwoba. Noneho mu kubirangariramo mu buryo bwihuse ugasanga bimukijije isepfu, cyangwa se ukaba wamuturuka nk'inyuma gato ukamukirigita mu buryo butunguranye cyane agaseka, kwa guseka bihita bimukiza isepfu. Umuti wa 9 ushobora kuvurisha umuntu urwaye isepfu ni nko gufata uruhu rwo mu muhogo ugafata mu ijosi, ariko ntabwo umufata umunize, ahubwo ukurura uruhu rwo mu muhogo ugafata, ukaba wafatana n'igihogohogo, hanyuma noneho ugakurura gato, icyo gihe nabwo ari igihe isepfu ihita ikira.
Umuti wa 10 uvura isepfu, umuti wa 10 uvura isepfu, fata ka vinegere gake ugasuke ku gasukari gake nanone, maze noneho ugashyire munsi y'ururimi gashongeremo. Ushobora ndetse no gukoresha umutobe w'indimu mu mwanya wa vinegere, niba vinegere utayifite cyangwa se ukaba utayikoresha, nabyo birashoboka. Iriya ndimu nayo ni vinegere naturel, ni vinegere y'umwimerere, bariyo utonyangiriza rero ku gasukari gake, hanyuma noneho urambike munsi y'ururimi kayongeremo, icyo gihe rero nabyo bishobora guhita bigukiza isepfu. Umuti wa 11 nawo ni uyu nguyu. Ni ugufata urupapuro n'ikaramu cyangwa se mu bwenge bwawe, niba urwaye isepfu, fata urupapuro n'ikaramu cyangwa se ubikorere mu bwenge bwawe, ukore urutonde cyangwa se liste y'imirimo yose wakoze mu gihe cy'icyumweru gishize, cyangwa se ugerageze kwiyibutsa ibyo umaze iminsi uri kurya muri icyo cyumweru. Wiyibutse uti harya kuwa mbere twariye iki, mu gitondo nariye ibi, ku manywa ndya ibi, nimugoroba ndya ibi. Noneho ukore urwo rutonde. Ushobora kubishobora cyangwa se ntubishobore, ariko ubwenge bwawe iyo bumaze no gutwarwa n'ibyo, noneho rero icyo kintu uri gukora kikaburangaza bihagije, icyo gihe akenshi isepfu ihita ishira, noneho ntumenye uko byagenze, ntumenye n'uko byagenze, ntumenye uko byabaye, ntumenye igihe isepfu yagendeye. Tugeze ku muti wa 12, kandi nanone dukomeza kubibutsa ko atari ngombwa ko imiti yose uyikoreshereza icyarimwe, ahubwo ukoresha umwe, wakwanga ukaba wakoresha undi, wakwanga ukaba wakoresha undi, cyangwa se ukaba wakoresha imiti y'ubwoko nka bubiri butandukanye. Ntabwo ari ngombwa ko imiti 17 yose turi kubabwira ushobora kuyikoreshereza icyarimwe. Umuti wa 12 rero, niba urwaye isepfu, haguruka ugerageze kwitembereza, kwigendagenza igihe gito, agake rwose ugendagende, unyeganyege, ubonye aho wurira nanone bikaba byaba akarusho, noneho ukazamuka ukongera ukamanuka, cyangwa se niba hafi yawe hari ingazi cyangwa se esikariye, urazimanuka uzizamuke, wongere uzimanuke uzizamuke. Ubwo rero igihe uri gukora ibyo ngibyo, ako kanya uri kunyeganyeza amaguru, nyine ugendagenza amaguru, ako kanya nanone igihe uri kuzamuka za ngazi, isepfu ihita ikira. Cyangwa se nanone ukaba wasohoka hanze ahantu hari umwuka mwiza kandi uhagije, hanyuma noneho ukagenza amaguru gake gake ukitembereza, nabyo bikiza isepfu. Murumva ko ari imiti myiza itangaje kandi ushobora kubona itaguhenze, itagusabye amafaranga menshi cyane. Ariko noneho ngeze ku muti wa 13. Umuti wa 13 uvura isepfu, fata ikintu gikonje cyane maze ukirambike ku mukondo wawe, uryame ugaramye akanya gato cyane. Icyo gihe diaphragme irahita ituza ye kongera kwisimbiza, noneho rero uhite ukira isepfu, kuko ahanini diaphragme nyine iri hariya hajya kuringanira n'umukondo hejuru gato. Twabwiye ko diaphragme ari kakanyama kameze nk'umwenda gashashe mu nda, gatandukanye inyama zo hejuru mu gituza ndetse n'inyama zo hasi. Umuti wa 14 uvura isepfu, umuti wa 14 uvura isepfu, fata indimu ushyire mu kanwa agasate kayo, wayikasemo agasate, maze noneho rero ukanyunyuze, nabwo isepfu ishobora guhita ishira. Ariko nanone kuri ako gasate k'indimu ushobora kusigaho ubuki cyangwa se ukanyanyagizaho agasukari gake cyane, hanyuma noneho rero ugashyira mu kanwa ukanyunguta, ukakanyunguta nyine ugakurura ukanyunyuza. Icyo gihe iyo ndimu nyine bitewe n'ubusharire bwayo, ubukana bw'amazi yayo, icyo gihe bihita bikiza isepfu. Tukaba tugeze ku muti wa 15 uvura isepfu, ukaba ari ukurikira rero. Nukumira ikiko kimwe cy'ubuki cyangwa se ikiko cy'amavuta y'ubunyobwa, ariko yayandi afashe nyine ayo bita beurre de cacahuète. Icyo gihe rero ibi nabyo bishobora guhita bigukiza isepfu. Umuti wa 16 ushobora kuvura isepfu, nuko wakora ibi bikurikira. Nukwipfuka amatwi, nabyo bishobora guhagarika isepfu mu gihe cy'amasegonda agera kuri 30. Ukaba wakwipfuka amatwi ndetse ukaba wagerageza no kuyakurugutura. Icyo gihe rero nabyo bishobora guhita bigukiza isepfu. Tugeze ku muti wa 17 ari nawo wa nyuma turababwira. Uyu muti wa 17 rero ni uyu ukurikira. Ni ukuryama ugaramye, ukazamura amavi yawe ukayahuza n'agatuza, uyarambika nyine ku nda, ukongera ukarambura amaguru. Noneho rero ukaguma muri iyo position kuryama urambuye amaguru, nibura igihe kingana n'umunota umwe, cyangwa se ukaba wakongera gusubiramo
ako gakino, iyo exercice cyangwa se uwo mwitozo, ni ukuvuga guhina amaguru uryamye ugaramye ukayahinura yarambika ku nda, amavi yawe ugakora ku gatuza ukongera ukarambura amaguru. Icyo gihe rero ni umunota umwe gusa, ariko ukaba ushobora kubisubiramo, ibyo nabyo bishobora kukubera umuti uwukiza isepfu. Intambwe tugezeho rero niyo kumenya uko ushobora kwikingira cyangwa se kwirinda isepfu. Icyo gihe rero wakora iki? Nubwo bitoroshye kwikingira isepfu ngo utayirwara, ariko nanone hari bimwe wakora bigatuma itapfa kugufata. Ubwo turababwira ibintu bigera kuri 7 ushobora gukora mu rwego rwo kwirinda cyangwa se kwikingira isepfu. Icya mbere ni uko ugomba kwirinda kuryana ihubi, ukirinda kurya vuba vuba nk'uri mu marushanwa. Icyo ni kimwe ugomba kwirinda niba udashaka kurwara isepfu. Icya kabiri ugomba gukora mu rwego rwo kwirinda isepfu ni ukwirinda kurya ibyo kurya biremereye birimo amavuta menshi ndetse n'ibirungo byinshi. Icya gatatu wakora ni ukwirinda itabi cyangwa se umwotsi waryo, nabwo ni uburyo bwiza bwo kwirinda isepfu. Icya kane ni ukwirinda cyane cyane ziriya za chewing gum cyangwa se za shikarete, bariya abantu bakunda kuzitapfuna, nabyo baba biri kwiteza akaga gakomeye cyane ko kuba barwara isepfu. Ubwo icyo cyari icya kane ugomba kwirinda, ni ukubyirinda cyane. Izo za shikarete nyabuneka muzirinde n'abana banyu, b'abana b'abakobwa b'abahungu bari gusoreka bakunda kuzikoresha cyane, ni nabo bakunda kurwara isepfu. Nimushaka muzabikurikirane muzasanga ari ukuri. Icya gatanu gishobora gukorwa noneho ukirinda kurwara isepfu ni ukwirinda ibinyobwa bisembuye cyangwa se ziriya za boisson gazeuse, bya binyobwa byuzuyemo imyuka cyangwa se bizana imyuka mu nda. Icyo gihe uzaba ugize neza, uzaba wikingiye isepfu. Ibindi wakora ukaba wirinze isepfu cyangwa se wikingiye isepfu ni ukwirinda ibintu by'imihangayiko, za stress, ibintu biguhangayikisha. Ibyo byose igihe bitari ngombwa cyangwa se ukabyikuramo ukagerageza kubitsinda. Ngira ngo twababwiye n'imiti itandukanye ushobora gukunda gukoresha igihe rero ukunda kugira ama stress cyane, kugira imihangayiko myinshi cyane. Twababwiye ko ugomba gufata umutobe wa tungurusumu wasekuranye na seleri, akarayi kamwe na seleri wapfumbatiza mu gipfunsi, ukongeramo ibirahuri 2 cyangwa se glasses 2, amavera 2 y'amazi, warangiza ukayungurura, ugafata ikirahuri mu gitondo ikindi nimugoroba. Mbere yo kugifata ukabanza washyiramo indimu ndetse n'ubuki, hanyuma noneho ukaba wikingiye ama stress ndetse wivuye n'izindi ndwara nyinshi cyane zirimo nk'indwara z'umuvuduko w'ikirenga w'amaraso, indwara za rubagimpande, imitsi ndetse n'ibindi byinshi. Icya karindwi wakora ukaba wikingira indwara y'isepfu ni ukwirinda guhinduranya mu buryo butunguranye ibirere bidahuje ubushyuhe. Hari abantu nabo bahura n'iyo ngorane, yava mu kirere gishyushye wenda agahita yinjira mu gikonje ako kanya mu buryo bumutunguye cyane, wenda nta n'imyambaro yo kumurinda ubukonje cyangwa se imyambaro igendanye n'ikirere gishyuha afite, ugasanga bimuteye ibibazo. Rero tukaba twigaga ku birebana n'indwara y'isepfu, uko twayisobanukirwa biruseho, ndetse n'ibyo wakora kugira ngo uyivure niba yagufashe, imiti 17 twababwiye, ndetse tukaba tubabwiye n'uburyo 7 ushobora gukoresha mu rwego rwo kwirinda kuba warafatwa n'indwara y'isepfu. Tukaba rero tubasaba ngo mutwemere tugarukira ahangaha. Hasigaye mwibuke abatarakora subscribe mukore subscribe, mwiyandikishe mukande kuri s'abone cyangwa se partage kugira ngo mwiyandikishe. Hasigaye nitujya tubishyira kuri YouTube bijye bita bibageraho. Niba wararangije uwo murimo kandi wo gukora subscribe, kwiyandikisha, hasigaye wibuke gukora kuri share cyangwa se partage kugira ngo bisangize n'abandi, twese aya mahirwe tuyasangire. Hanyuma iri shuri rikomeye cyane rikaze ry'agaciro gakomeye cyane ryitwa ubuzima butoshye, mwese tujye dukunda kuhahurira umunsi ku munsi, isaha ku isaha, kugira ngo turusheho kungurana ubumenyi butugira akamaro, butwigisha uko twafata neza ubuzima bwacu, twakwikingira indwara cyangwa se twakwivura niba twaramaze gufatwa nazo. Ahasigaye rero ubwo twababwira tuti tubasezeyeho, tubaragije Uwiteka Nyiringabo. Rero ku Mana. UBTV, ubuzima butoshye.